kuyigeraho uvuye ku biro by'umurenge wa Mayange kuri kaburimbo ku kabari bita ku Makaro, ugera kuri iyi nzu ni ibirometero 2 byonyine, uramutse uhagenda n'amaguru ni iminota 25, akagare cyangwa se gutega igare ni amafaranga 400, moto ni amafaranga 700 ukagera kuri iyi nzu iri muri iyi santere. Iyi nzu rero ikeneye cyangwa se iragurishwa amafaranga 2.5 zonyine. Iri mu kibanza kingana n'ubuso metero kare 300, ubwo ni 2015. Mbibutsa yuko ahangaha ni mu buhinzi, ni muri agriculture zone, ni nayo mpamvu inzu igurishwa amafaranga ameze nkaho ari 2.5 zonyine. Iyi nzu nayo iherereye mu karere ka Bugesera, umurenge ni Mayange, akagari Gakamba, umudugudu ni Kamugenzi, iri hano hafi y'isantere ya Kamugenzi. Iyi nzu irashaka amafaranga 2.5 zonyine, nko gutoragura. Iyi nzu ni imbuga yayo ni iyi ngiyi, turebe no mu gikari hirya pariseri yayo uko ingana. Aha hose kugera kuri izi nsina ukagarukira ahangaha gutya hasa n'ahari imbuga, ubwo ni ahangaha gutya, aha hasa nk'aho ukamanuka ukagera hepfo kuri ya tuwarete, ni ahangaha. Inzu ni iyi ngiyi rwose, ugakomeza ukagera hirya hari imbuga irangiriye. Inzu rero amafaranga make rwose 2.5 ukayegukana.